gake gake sha bimeze bite rero? Okay. Dukomeza na episode ya 50 jaye na nyuma yuko Bright atubwira ati rusakari si nk'ibyo rata ariko ngo episode ya 45 tuyisoreje ahantu hameze ukuntu ndabiza amatsiko ni yose filimi noneho iri kugenda isaza iryoha turayikizwa n'iki we? Sinakubesha kusize na mama fege, sinakubesha kusize nje na bindembe yeah. Nishimira kukubona useka, tisuwa ruseka, sishaka kubona urira oh yeah. Vyuma saura nyumba, sinzigera nifuza ndatari wowe. Ana vyuma saura nyumba, sinzigera nifuza ndatari wowe. Ya rusakare sha bimeze bite rero? Natwe twasoreje ayi hari umuntu wasohotse ibintu byo kubaho mwibwihisho biturabirambiwe kano kandi icyo gihe ngo mwese ndetse n'uyu nguyu ibyo bimenyekana imbere y'abantu bose igorata reka abantu bose bamenye ibanga ryari rimaze igihe rihishwe muri ino nzu ya hano ibwami. Reka abantu bose barimenye. Narangije murabyibuka ko aranga twari dusoreje haguruka se nyine twasize abantu bose sinzi icyo bari babonye amaze kumupuriza amazi avuga ati sha nta nubwo ndi bukwegere batampindurira muri iyi minsi ntiwamenya ukuntu ibintu bahita babihindura ntiwamenya. Nibwo yarebye agwa mu kantu hebi tegereza nga kumbe nta nubwo ari n'umukobwa we ni ikigabo ngwiki akomeza kumupuriza amazi ariko akivuga ko ari umuntu bigeze gukubitana ikijisho ni icyande. Nanjye ndashaka kumenya ninde muntu wari uri muri iriya nzu ko twari tumuzi nka nyirakanaka kumbe karabaye ngaho Devrage sageze ahangaha ate hano se no kuvuga ngo hari ba Devrage babiri we hano hari ba Devrage babirira kwiki karabaye Devrage kwiki oya se
abantu bose bahise bagwa mu kantu. Tubonye umuntu usa na Devrage hey gwe mu kantu kwiki iwe byaranamurenze. buretse cyangwa hari wenda nashonje ndi kureba nabi. Devrage usa neza na Devrage atangira kumwegera ibi ni iki we? Aramwegera Devrage se nukuvuga ngo afite impanga ye ntitwabimenya. Ase iyi filimi ikomeje kutuvanga mu mutwe dutangiye kubibizungereza. Niyo filimi ibera gatangaza utamenya ngo barasa gukurikizaho iki. Gwiki narangije ye simba beshye nabaye ikizungereza pe. Nge nabaye ikizungereza ibintu ndi kubona hanga byancanze. None se Devrage ko mureba hariya Krisha nawe byaramucanze. Yatangira kumwegera yisetswa. Amwambitse na yadupata. Maya tangira kumwita Maya. Karabaye. Gwiki tangira kumwita Maya. Umuntu wese witegereje Krisha atamuza itavuga ngo Maya kuko barasa nyine. Ibi ni ibiki koko? Iyi nzu bamuzanyemo ni bwoko ki? Dash meze neza. Reka sasa bakwereke uriya ngo aturuka he, yitwa nde, bimeze bite? Sasa barakwereka wari umuntu umwe aryamye yitwa Dash. Umuntu umwe cyangwa bavuye hariya. Bavuye hariya byibura tumaze kumenya ko ari yitwa Dash nakitwa Devrage. Arongera arahwera ameze neza ariko akeneye kuruhuka. इनका फुल बॉडी चेकअप करना पड़ेगा. Naramukagara ubwenge nibwo ndibuse kuza kumusuzuma umubiri wose. हम दक्ष के बारे में किसी को बता नहीं सकते. Ariko ntagire undi muntu ubwire ibya Dash. Watumye ibanga rya Dash rimenyekana. Aramubura. Ni Krisha. बस डॉक्टर साहब आप Dr. we दक्ष का अच्छे से ख्याल. Kuri rwose turakwengenze bite kuri Dash cyane. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है. Jewe bino bintu nago nabyizera. अरे साथ यहाँ Dash yari kumwe natwe iki gihe cyose. Gute kubera iki? Devrage we watekerezaga ibiki? Nukuri nagiye mfite cyo gusubiza ibibazo byawe. Agwa se binikira. Nukuvuga yarabiduhishe abiduhisha amezi n'amezi. None ngo nta n'igihe ufite cyo kuduha ibisubizo. Nukuvuga ngo ntacyo tukubwiye rero. Devrage ari kwitwara nkaho twese tutiteye kuri Dash. Igihe cyose navuga ko Dash ari we nkunda cyane ndetse nta kintu cyari bumube. Ceceka se nyine Manikisha we. Ariko sindi gusobanukirwa impamvu bamuduhishe cyane. Nanjye ibyo ndi kwibaza buri se kumuduhisha bungukiye he? Kuki baduhishe? We birahagije. Tangiye kuvuga ngo ibintu ngo impanuka yabaye kuri Maya n'ibiki byose. Tangiye kuvuga byinshi. Nababwiye ngo ntagiye mfite cyo gusubiza ibyo bibazo byose ariko ndaza kubasubiza. Ngomba kubanza kubona Krisha. Dev हिंदी डिक्शनरी से कोई लेना देना नहीं. Ariko naho duhure nura mukobwa. तो जवाब दीजिए उसके बाद जब आप सब किसी Wagenda byibura ubanje gusubiza anko. Ibyo bibazo byose ndaje mbisubize ariko abanza abone Krisha. Krisha yamubuze. Ratajya gushaka Krisha. Dev we ताकि कृषा को genda ratushake Krisha. Kubera ko kano kanya nicyo cy'ingenzi kurenza ibindi byose. Yewe ingenzi kandi वीवे जो अंकल मॉनिटर है उससे उनकी लोकेशन तुरंत पता चल जाएगी. twamaze kubona ahantu ari kubera ko yambaye cya gikomo. Jya kureba cyari hano ibwami. Rebe cyari hano ibwami. Niba ari hehe? Kumbi Krisha yaje hano. Rebe Krisha yaje hano. Kibuka ariko jisho yabonye
ntabwo ari gusobanukirwa ukuntu yaba yaratuburiwe nanone. Aravuga ati ijisho nabonye ko ari ry'umukobwa. Natwe tuzi ko bari kuvuga ngo ha byagenze bite rero. Icyo kintu nari gusobanukirwa. Rebe vuga ati amaso yanjye yiboneye ijisho ry'umukobwa. Byatumaga yizera yuko Maya akiri muzima. Hey. Bebe. वहाँ पेंटिंग कौन कर रहा था? पेंटिंग ese ninde muntu wari gutera amarangira? मैं गीला पेंट Birashoboka ko ari hejuru. Oya ariko ndabona atari irangi ryo ku gikuta. Sahano. Bebe. Akubitana hano n'aka MP3. Abana benshi ntabwo bazi ngo MP3 ni iki. Akubitana nako atangira gucuranga iyo ndirimbo yigeze kuyumva. Bamugira umusazi. Urebe. Nari intebe yajyaga yicaramo. Urebe. Intebe yajyaga yicaramo. ऊपर कोई है क्या? जी नहीं, ऊपर कोई yigeze kumva hejuru hari ukuntu haturutse urusaku. कोई Byose bakamugira umusazi. Nicyo kibazo yagize. ऐसे बोल सकता है? Ni gute umuntu yabeshye bigeze ahangaha koko? अरे हर सवाल Ni ukuvuga ngo warambeshye. आपके पास Urabeshya. मौजूद Ikibazo cyose nakubazaga warambeshyaga. बोल Ntabwo wananirwaga koko. सरा भी नहीं था. Ntabwo wananirwaga gukomeza umbeshya. Ako kanya Devraje barinje. Ndananiwe Krisha. Pe. Ndavuga ati ndananiwe noneho. Cana itara. Rebe. बहुत थक चुका हूँ. Ndananiwe cyane. आपसे सच छुपाते छुपाते टूट चुका हूँ मैं. Naniwe guhora ukuri. अब और कुछ नहीं छुपाना चाहता. Rero nta mpamvu nta kintu nshaka kuguhisha. सब कुछ Bwira ibintu byose. Bwira ukuri kose. Ubundi saraza kumubwiza ukurira tutagiye kubeshya. ऊपर माया को छुपाया हुआ है. Natekerezaga kwishangaho Maya. Oya yari Dash. दक्षराज सिंह राठौड़. Dakshiraj Singh Rathode. Ko yitwa. मेरा जुड़वा भाई. Ni twini wanjye. Ni impanga ye. Wiki. Hey. माया मर चुकी है. Naho Maya we yarapfuye. Byararangiye. Maya we byararangiye yarapfuye. दक्ष का ये कहना है कि Ndetse Dakshe avuga yuko माया को उसने मारा है. ari we wishe Maya. Wiki. Dash avuga yuko ari we wamwishe. ये राज छुपाने के अलावा हमारे Nandi mahitamo twari dufite uretse guhisha ukuri. Tugaruke sasa kuri Jayama. रहना Bavuga yuko किसी को गलत समझने से पहले umuntu aba akwiye gusobanukirwa ikibazo mugenzi we arimo. हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम इस तरह से मजबूर Rero ikibazo nge nisanzemo nuko nandi mahitamo nari mfite nta buryo nari mfite bwo gusohoka muri kino kibazo. देव और दक्ष के रिश्ते Mwese muzi umubano wari uri hagati ya Dev na Dakshe. प्रोटेक्टिव है. Ndetse Dev arinda cyane Dash. किसी हद तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते Ndetse ntacyo atakora kugira ngo arinde Dash. Icyo ari cyo cyose yagikora. हैं. 6 महीने पहले जो कुछ भी हुआ था Ibyabaye rero amezi atandatu ashize. आप लोग अच्छी तरह से जानते Mwese murabizi neza. सच जानना Ariko nyine turashaka kumenya ukuri Jayama we. Ukuri. है कि आज जो हमें यहाँ दिखा Kubera ko ibyo twabonye uyu munsi 6 महीने पुराने bitandukanye n'ibyo twabonye amezi atandatu ashize. Umve. आखिरी बार दक्ष को 6 महीने पहले Duheruka kubona Dash mu mezi atandatu ashize. Ni nabwo duheruka kubona Maya. Ndabyibuka ubushize. Ubwo nabonaga Maya na Dash जाते हुए दिखा था. bajyanye mu modoka. Wumve hasi ukundi kuri kuvugwa. Ati ni ukuvuga ngo Maya yishwe n'umuvandimwe wawe.
मैंने ऐसा नहीं कहा। ibyo ntabwo ariko nigeze mbivuga. दक्ष को लगता है navuze yuko Dash atekereza yuko yishe Maya. लेकिन क्यों? ariko se kubera iki? विहारा अगर ntabwo ndi kubyumva. लोग उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं none se niba umuvandimwe wawe ari kubivuga kubera iki umuntu utari kubyizera? के लिए ukenerega kubanza kubyumva. देखो समझना ubana nawe mfite n'umuvandimwe wanjye kugira ngo ibi byose ubimenye. अच्छी तरह से जानना होगा nibwo uzabasha kumenya buri kimwe cyose cyari kiri mu buzima bwacu मैं क्या हुआ n'ibyabaye mu buzima bwacu n'impamvu byabaye. अरे क्यों निभा रहा हूँ impamvu nyine yagombaga gufata inshingano z'ibyo byose ukeneye kubanza ukabimenya kugira ngo bisobanukirwe neza. umve भाइयों में प्यार तो बहुत होता है urabizi ko abavandimwe bakundana लेकिन अगर भाई जुड़वा हो ariko iyo ufite impanga ngenzi yawe और भी ज्यादा खास हो जाता है umubano uba usangana n'udasanzwe. देखी hari umubano twe dufitanye udasanzwe konegisiyo iduhuza idasanzwe एक दूसरे की बात को समझ लें umwe abasha kumva mugenzi we nta kintu na kimwe avuze. nuko twari tumeze rero लेकिन एक turi abavandimwe ariko noneho twe turatandukanye pe kureka bakiri batoya. njyewe nkunda gusoma ibitabo दूसरे से शरारतें करना njyewe yakundaga gukina ubusarigoma bwinshi nuko babaga bameze yabaga yibereye mu bitabo undi yibereye mu busarigoma ariko umukinisha we शरारती था उतना ही टैलेंटेड भी ndetse yari afite impano cyane yo kuririmba पेंटिंग no gusiga amataburo gutya amarangi. बहुत शौक था उसे yakundaga kubikora byombi नकल भी उतारता था ndetse yajyaga yigana abantu सबसे ज्यादा मेरी cyane njyewe. umve हम डैड तो niba ari ukuri niba atari ukuri simbizi राज ndetse ku buryo mama na papa batabashaka kumenya ngo ninde Dash ninde Dave. byabaga ari ikibazo kubera impanga ngenzi yari isarigoroma. maze iki maze हुआ nibwo impanuka yabaye. हादसा impanuka bwoko ki? मैं 11 साल का था icyo gihe nari mfite imyaka 11. मॉम डैड हमारी mama na papa तुम्हारी फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए जाना चाहते थे ngo bajyaga kujya gufungura ku mugaragaro uruganda rwacu लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था bashatse kunjyana ariko ntabwo nashatse kujyayo. तो मैंने दक्ष से रिक्वेस्ट की nibwo nasabye Dash दक्ष maze Dash दक्ष उनके साथ उस गाड़ी में चला गया ajya mu modoka hamwe n'ababyeyi. urebe bari bagiye gufungura ku mugaragaro uruganda rwabo. ni ahantu hose habaga ari isekurumisha. nibwo bakoze impanuka muri bwa busarigoma bwe umwana yarakangutse urebe umwana yarakangutse kureba hano rebye neza ubwo muzehe icyo gihe ari hasi मैंने मारा utabishe we मॉम bwatangiye kwishinja icyaha cy'uko abishe bwa busarigoma bwe n'ubuki bwose bararangaye bagonga igiti. गहरी चोट ati impanuka yatumye abatraumatize avuga yuko ari we wateye impanuka ndetse ukuboko kwe kw'iburyo kwasigaye kutari gukora खाना भी ni ukw'iburyo aracyane ukw'imoso. मैंने मारा icyo gihe yatangiye kwishinja impanuka मॉम और डैड को ati mama na papa ninjye ubishe पर बहुत ही गहरा असर iyo हुआ mpanuka rero yamuteye trauma yaramutraumatije arakomereka cyane और सदमे से उसके बाएं हाथ में ndetse ukuboko kw'imoso kwarekeye gukora काम करना बंद kubera iyo shoke. rebe ukuboko kw'imoso छोड़ दिया yerekeye aho ngaho kurya no kunywa को घूरता रहता था ahubwo agakomeza kwitegereza urukuta amasaha menshi बार बार दोहराता था agakomeza gusubiramo ikintu kimwe cyarangira akagisubiramo kinani mo- ati nishe mama na papa. 1 साल ibaze ko byamutwaye umwaka किसी से फिर से बात करने में kugira ngo yongere kuvugana n'undi muntu. umve जो हादसा मेरी किस्मत में लिखा था ninjye wakabaye yarakoze iriya mpanuka वो मैंने ariko Dash namworeshe mu cyimbo cyanjye. umve उस दिन के बाद एक ऐसा दिन नहीं nyuma y'uwo munsi rero खुद को कोसा ना हो minsi yagiye ihita तो गिल्ट nta munsi wigeze uhita ntari kwishinja cyangwa niyivuma mvuga nti kuki उस एक एक्सीडेंट ने iyo mpanuka imwe rero उस एक एक्सीडेंट ने दक्ष की iyo mpanuka तरफ दी yahinduye ubuzima bwa Dash
बॉडी, उसका ट्रॉमेटाइज्ड माइंड, वो उससे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, कभी भी नहीं। मैं भी gatangiye kuvugisha खेलूंगा खेले बोलने तक ati je nashaka gukina तो हो जाएगा ehehe abandi bana batangira kugenda bamuseka abandi bana batangira kujya bamuseka icyo gihe फेंकूंगा ले फेंक gare ubusara araza gukina tera ये araza gukina te apana kuno kuboko ये हाथ से to bagatangira kumunyuzura kubera ko icyo gihe uko kuboko ntabwo kwari kuri gukora ntabwo kwakoraga bitewe na trauma bebe bana batangira kumunyuzura bamukiniraho ako kanya Dave agasanga bari kumuseka we uve kumuvandimwe wanjye se nyine मैं जिम्मेदार हूँ। ibyo wateye ibintu byose दक्ष की ऐसी कंडीशन को देखकर kubona rero Dash ameze kuriya कहा कि उसे स्कूल से निकाल कर घर पर ही पढ़ाई। ikigo cyacu cyavuze yuko akwiye kwigira mu rugo twagombaga kubumvira kuva uwo munsi rero का दिन kugeza n'uyu munsi उसकी जिंदगी इसी महल में कैद। ubuzima bwe bwari burahanga muri zino nkuta जोर से पढ़ो इससे soma cyane we कम होगी biraza kugufasha kugerekeraho ngaho kudidimanga komeza se nyine आगे बढ़ गया, लेकिन njye दक्ष nakomeje ubuzima bwanjye नहीं थम कर रहेगा। ariko ubuzima bwa Dash bwahagaze hamwe nyuma yaho rero nibwo nahise ndahira अपनी पूरी जिंदगी ndavugana ubuzima bwanjye bwose ngiye kubutura Dash mwumve और उस दिन के बाद मैंने जो भी फैसला लिया, imyanzuro yose nafataga nyuma y'uwo munsi nayifataga दक्ष की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, nyuma yo kubanza gutekereza avuga nti bino bintu biraza kugira उसे किसी iyihe ngaruka ku buzima bwa Dash वो अपनी जिंदगी में आजाद पंछी की तरह घूमे। ibintu ntabwo biri buze kuzanira stress ubuzima bwe koko उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। icyo nifuzaga no ku buzima bwe nifuzaga kubwuzuzamo ibyishimo gusa nta kindi वो देखा था ibase ko yarebye ababyeyi bacu bari gupfa हाँ? ndetse iyo trauma ikaba yaratumye चुप कर रह गया। ikaba yaragiye igashinga imizi mu bwonko bwe no mu ntekerezo ze ndetse hari akanya लाइफ में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन फिर माया उसकी जिंदगी में आई। वो सिर्फ माया से ही बातें करता था, उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। ati igihe yumvaga ko ubuzima burangiye nibwo Maya yahise yinjira muri ubwo buzima कि अपनी पेंटिंग का सब्जेक्ट भी मिल गया माया में। वाओ दक्ष इट्स wow ब्यूटीफुल mbega ukuntu aka kana ari keza थैंक यू nuko unsa koko urakoze cyane nuko nyine ubu bucuti bwabo bwatangiye की भी दोस्त थी, Maya yari inshuti ya Dash rebe उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती थी, ndetse akunda painting se उसका मजाक नहीं उड़ाया करती थी, ndetse nta nubwo yajyaga amuseka nk'abandi bana और इसीलिए niyo mpamvu बड़ी अच्छी लगती थी, Dash yishimiraga ko ari kumwe खुश रहता था। और हमारे yishimaga ko ari kumwe nawe जयामा को लगा कि ndetse ubwo nakuraga हमारी फैमिली Jayama yatekerezaga yuko बदल रही खत्म कर jye na Maya twabana मेरी और माया की शादी कर देनी चाहिए। uburyo bwo kugira ngo imiryango yacu yombi itarumvikanaga birangire ndabyemera कोई किसी बहाने nabitekereje gutyo दक्ष की इकलौती फ्रेंड उसके पास आ जाएगी। ko wenda ibyo byose bizatuma Dash abasha kuba ari ukuntu afite n'inshuti ye ayibona hafi rebe nuko yamubonye akahita avuga ati Maya क्या माया की मदद से none se Maya के हालात में कोई सुधार आया? yaba yaratumye byibura uburwayi bwa Dash busa nkaho bukiruka oya उसकी ya trauma ntabwo yigeze ishira कंडीशन तो इम्प्रूव नहीं हुई, लेकिन uburwayi bwe bwo mu mutwe nta kintu na kimwe bukirukaho pe nta n'igihinduka ariko byibura yatangiye kongera kumwenyura होती ahari wenda Maya akabaye akiri hano कंडीशन और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। Dash yakabaye yarakize rebe नाइस चेंज, kwereka icyo gihe ukuntu babaga bameze थोड़ा माइक यहाँ रखो। fata mikoro gutyo नहीं चाहता था कि दक्ष दोबारा फेस करे, वो था किसी करीबी को मरते हुए देखना, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। ahari wenda ni ukuvuga ko ubuzima bwari bufite izindi gahunda आंखों के सामने rero Maya yarapfuye माया की मौत हुई। apfira imbere y'amaso ye rebe apfira imbere y'amaso ye yapfiriye imbere ye
tugiye tuyisoreza hano reka nze dukomeza n'izindi episode turebe neza ubundi yapfuye atemaye